Amen. Ndabasuhuje inshuti zanjye, abavandimwe muri Kristo Yesu. Dusanzwe dukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube bita Live for Christ Salon TV. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Uyu munsi nari nifuje kubasangiza iki kintu kigira kiti ese inshuti nyazo, inshuti nyayo ninde, inshuti nyazo ni izihe? Abantu mu buzima tubamo dukeneye inshuti, dukeneye abantu badukunda, dukenera abantu batuba hafi, kandi koko nibyo kubera ko iyi si iba irimo ibibazo byinshi n'ibigeragezo byinshi cyane, ariko usanga ikitugora tutajya dusobanukirwa ni izihe nshuti nyazo, ese izo nshuti zirangwa n'iki, ese izo nshuti ziba zujuje iki, ugasanga biratugora kubimenya. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti ya mbere mu buzima ugomba guha agaciro ni Yesu. Ni Yesu, niwe nshuti ya mbere, kubera ko Yesu niwe wakwitangiye ku musaraba. Yesu niwe ukuzi na mbere y'uko ubaho, kuko wari uri mu mugambi wiwe, rero azi n'iherezo ryawe. Iyo niyo nshuti ya mbere rwose, wumve ko Yesu ariwe nshuti ya mbere. Inshuti ya kabiri rero ugomba kumenya ni wowe ubwawe. Yego, ni wowe ubwawe, wiyiteho, wiha agaciro, ko niba Imana yarakuremye uri uw'agaciro, uba ugomba kwiha agaciro, ukiyitaho, ukikunda. Yego, buriya umuntu ageze mu kigero cyo kuvuga ngo arashaka kwiyahura, kwiyambura ubuzima, ntabwo aba yahaye agaciro ka ya nshuti ya mbere yamuremye, nta nubwo aba yihaye n'agaciro we kuba ariho. Yego, inshuti rero ya gatatu ishobora guturuka mu muryango, yenda mu bo muvukana, yego, mu bo mwiganye cyangwa se abo mukorana ndetse n'ahandi n'ahandi. Iyo nshuti rero ya gatatu, yego, uba ugomba yo kuyitondera, ariko kugira ngo umenye ko ari nyayo hari ibintu biyiranga. Icya mbere, ahora kwifuriza ibyiza, iterambere. Iyo wumvise ngo hari ahantu wageze ho gutera imbere, ntabwo bimurakaza, ahubwo ahora abyifuza. Ikindi, iyo nshuti irangwa no guhora ikugira inama, ikuba hafi, inagufasha muri ubwo buryo. Rero izo nshuti uko ari eshatu ni inshuti, yego, tuba tugomba kumenya kandi tukaziha agaciro. Iya mbere ni Yesu, yego, ukamufata nk'umwami wawe, ugasenga, ugakora ibyo agusaba. Yego, inshuti ya kabiri ni wowe, yego, nawe ukiyitaho, ukihesha agaciro. Inshuti ya gatatu nayo ukamenya kuyisobanukirwa bitewe na bya bindi byiza igende gukorera. Murakoze cyane, ndabakunda.